urutonde rw'abahanzi nyarwanda bakundana n'abakobwa beza kurusha abandi. Muri showbiz nyarwanda abasitari cyangwa se ibyamamare byinshi bikunze guhisha ko biri mu rukundo, ndetse akenshi niyo babyemeye ko bari mu rukundo usanga rimwe na rimwe bahisha umukobwa bakundana nawe mu rwego rwo kumurinda abafana bajya bamwibasira bavuga ku ntenge ze n'ibindi nk'ibyo. Nubwo bwose gushyira ahagaragara uwo mukundana rimwe na rimwe bijya biba bibi, akenshi na kenshi usanga hari ababikuramo inyungu nyinshi kuko bibongerera ubwamamare bwabo cyangwa se uburyo bwa trending mu rurimi rw'amahanga, cyane cyane iyo umukunzi wabo nawe asanzwe ari icyamamare. Aha twafata nk'urugero nka couple ya Beyonce na Jay-Z cyangwa se iya Kanye West na Kim Kardashian, zagiye zituma aba bahanzi barushaho kuba ibyamamare ku rwego mpuzamahanga, ndetse ari nako binjiza amafaranga menshi bitewe n'urukundo rwawo. Ibintu nk'ibi rero ntibiratangira kugaragara cyane cyane muri showbiz nyarwanda, gusa nanone hari bamwe mu bahanzi nyarwanda bagiye berekana abakobwa ku mugaragaro, ndetse hari n'abandi bikeka ko bari mu rukundo n'abakobwa bafite uburanga buhebuje. Uyu munsi tukaba twabakoreye urutonde rw'abahanzi nyarwanda bivugwa ko bakundana n'abakobwa beza kurusha abandi. Meddy na Mimi. Umuhanzi Ngabo Medard benshi muzi nka Meddy hashize igihe kirenga imyaka igera kuri 3 ari mu rukundo na Mimi, umukobwa ukomoka mu gihugu cya Ethiopia. Abafana benshi ba Meddy bakaba bategereje ko akora ubukwe n'uyu mukobwa, dore ko yanamaze kumuzana kumwerekana umuryango we hano mu Rwanda, ndetse kuri ubu aba bombi barabana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu minsi iri imbere kandi bikaba bitangajwe yuko basohora amashusho yerekana ubuzima bwabo bamaze iminsi bakorerwa na Lick Lick, The Ben na Miss Uwikiza Pamela. Iyi couple kugeza n'ubu ntiraba official, gusa kuva umwaka ushize wa 2019 umuhanzi The Ben afitanye umubano wihariye n'umukobwa witabiriye Miss Rwanda 2019 ariwe Pamela Uwikiza, bitewe n'amafoto atandukanye ndetse na video by'uyu mukobwa yagiye gusura The Ben mu rugo afite hano mu Rwanda. Benshi mu bafana babo bakaba bemeza ko bakundana. Lil G na Gigi Ketia. Umuhanzi Lil G ubwo aheruka kuganira na Yambi TV yahishuye ko yatangiye gukundana na Ketia akiga mu wa 4 w'amashuri yisumbuye, mu gihe Ketia we yigaga mu wa 2. Nubwo mo hagati aho Lil G akundanye byeruye n'undi mukobwa witwa Benita, ubu ngo we na Ketia baracyakundana nk'uko Lil G ubwe yabyivugiye. Bonus. Platini ejobundi yareruye abwira Miss Keza Joanna ko amukunda kuri Twitter, gusa kugeza ubu ntabwo turamenya niba yarimo yikinira cyangwa se yari afite gahunda. Ibi byose murabigezweho ku bufatanye bwa The Boss.